Ni ubukangurambaga bwateguwe n'ikigo cy'igihugu gifite mu nshingano amakoperative RCA ku bufatanye n'ikigo gishinzwe imyubakire n'imicungire ya za gare mu Rwanda Jaliriyo Estate ndetse na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda Minisante. Uyu munsi bukaba bwasorejwe muri gare ya Muhanga mu karere ka Muhanga, bukaba bwaribanze ku kurwanya isuku nke ikigaragara mu modoka zitwara abagenzi, dore ko inyinshi muri zo zitakigira ahashyirwa imyanda. Ndi kumwe na Iberi ukunda gukora ingendo ateze imodoka, avuga ko iki kibazo kikigaragara bityo ko ibyo bishobora gutuma abagenzi bamererwa nabi, ahahera asaba ababishinzwe kubyitaho bakongeramo imbaraga. Hari nk'imodoka ushobora kugendamo ugasanga nyine harimo umwuka mwiza, ugasanga hari nubwo abantu bayigendamo nyine bashobora kugenda bipfutse nk'ibitambaro ku mazuru kubera ukuntu bumva ko umwuka urimo utari mwiza. Rero igihari cyo ntago isuku ibirimo ibihagije, igihari wenda nuko habaho uko bashaka uburyo bongera isuku kugira ngo abagenzi bajye barushaho kugenda bamerewe neza kandi bameze neza, kuko abantu bose ntabwo tuba dufite ubushobozi bwo kuba twatunga imodoka zacu wenda ngo tuzikorere amasuku ku kigero gihagije. Aha niho Karangwa Jean Bosco, umuyobozi muri RCA, ahera asobanura ko mu magare ariho hantu heza ho gukangurira abantu kwimakaza isuku, dore ko hahurira abantu benshi n'imodoka zitwara abagenzi bituma hakenera isuku, anasobanura intego yabo. Koperative tuba twifuza koperative igizwe n'abanyamuryango bafite ubuzima buzira umuze. Ubuzima buzira umuze rero no kubungabunga hitabwa ku isuku yabo ni ingenzi. Twitaye rero kuza kubukorera muri gare, kuko muri gare tuhagera koperative zishinzwe transport y'abantu, ariko tubona ko ari ahantu heza ho kwegera n'abandi banyarwanda baza gukenera serivisi ya transport. Ubukangurambaga si bwo guhana, ni bwo gusobanurira abantu, ni ubwo kubabwira ko umunyarwanda agomba gutandukana n'umwanda kugira ngo isuku kuri bo, isuku aho batuye, isuku ku nshuti zabo, isuku ku miryango yabo yimakazwa no mu ngo. Mu butumwa bwatanzwe n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe imyubakire n'imicungire ya za gare mu Rwanda Jaliriyo Estate, Shaka David, yavuze ko hashyizweho ingamba zizatuma iyi suku yimakazwa mu magare hashingiwe ku cyerekezo u Rwanda rurimo, aho ruza mu myanya ya mbere mu bihugu bifite isuku. Gare zose zirahari, hari gare nshyashya, hari na gare zikuze. Rero hari gare zikuze twasanzemo hari utubazo two gukosora, kandi ibyo tugiye kubishyiramo imbaraga mu gihe gitoya biraba bishyizwe mu bikorwa. Ingamba zifatika cyane cyane mu bwiherero abagenzi benshi bahuriramo, urabizi ahantu hahurira abantu benshi hakenewe isuku. Rero mu bwiherero no mu modoka zitwara abantu, mu maresitora, aho hose twagiye tuhatinda, kandi dukiye gushyiramo imbaraga kugira ngo isuku igihugu gidukangurira natwe tuyikangurire. Abanyarwanda bose baba bakoresha imodoka rusange, abajya muri za gare no mu zindi department zose z'igihugu, isuku tugomba kuyigira umucyo kandi tukayiharanira nk'uko ubuyobozi bw'igihugu bidukangurira. Ubu bukangurambaga bumaze iminsi 10 bubera muri gare zitandukanye zo mu Rwanda, akaba haragenzuwe imikorere yazo mu bijyanye n'isuku n'isukura ry'ibizikorerwamo. Raporo ya Environmental Performance Index yasohowe mu mwaka wa 2022 yashize u Rwanda ku mwanya wa 2 muri Afurika mu bijyanye n'isuku n'isukura, imicungire y'imyanda no kurengera ibidukikije. Nge ndi Daniel Niyonkuru, Pacis TV, mu karere ka Muhanga.